ukuntu byagenze rero kugira ngo uriya mukozi w'Imana ansabe ku bintu kandi byanarangiye tunabikoze, kuko ntago yansabye ko muha ku bintu gusa, ahubwo yaranandongoye ndetse anandongora amaturu arenze imwe. Ukuntu byagenze, impamvu nje kubabwira buno buhamya ni ukugira ngo n'abandi bari muri situation nk'iyanjye bumvireho. Nari nagiye muri Nibature mu gitondo nk'uko nsanzwe njyayo, ndetse uwo mupasiteri wenda ntabwo ndi buvuge izina rye kuko arubatse, ni umugabo, ariko nawe yajyaga akunda kuza gusengera ku rusengero rwacu. Yewe yari umuhanuzi, ni umuntu nakundaga kwegera nkamubwira ibyifuzo byanjye, akansengera bigacamo. Namubwira nti mbarumfashe dusenge, Imana iduha akazi yamfasha gusenga bigakunda. Ni n'umuhanuzi ku buryo abantu benshi mu rusengero rwacu ahanuriye ibintu bibaho pe. Nzi n'abagore yagiye abwira ati uyu mwaka uzarangira ubyaye, kandi koko bikabaho. Urumva ni umupasiteri nyine ukomeye cyangwa umuhanuzi ukomeye ku buryo kunsaba nyine ngo muhe ku bintu ndongore, numvaga yuko nabyo biri mu byo nyine Imana imubwiye kuko ari ibyanyabyo. Noneho nkaba nari maze iminsi rero muri iyi minsi mubwira nti mfite icyifuzo cy'umugabo, ngiye kugira imyaka 40 kandi sindabona umugabo, nta n'umusore dukundana. Mu rugo bambwiye ko bandambiwe, ndagira ngo unsengere Imana nk'umugabo. Urumva, maze gende mubwira pe. Nuko ejo bundi rero tujya muri Nibature mu gitondo saa 11 n'ebyiri gutyo. Noneho tujya muri Nibature, tugezemo turasenga. Uriya mupasiteri nawe yari yaje, ubundi ntabwo akunda kuza muri Nibature, ariko uwo munsi yari ahari. Noneho niba turi gusenga, umushyukwe waramukubise kandi akabona umugore we ntawe uhari hafi aho. Niba umugore we ahari atarahari, kuko numva ko umugore we akunda kujya hanze, niba umugore we yari ari mu mihango n'ubundi akavuga uti nintaha ntarongoye ntago mu rugo ndi bubone umuntu ndongora, sinzi ukuntu byamugendekeye. Twari turi muri Nibature turi gusenga bisanzwe, kuko Nibature yacu iba kuwa gatandatu no kuwa gatatu. Noneho kuwa gatandatu niho twari turi muri iyo Nibature yo kuwa gatandatu. Twatangiye Nibature saa 11. Noneho saa 11 n'igice zigeze, barimo baririmba indirimbo zo mu bitabo, araza aranyongorera arambwira ngo mu minota 5 unsange hanze nkubwire. Urumva, aranyongorera, ntiyambwira ngo dusohoke none ahambwire, hoya arambwira ati mu minota 5 unsange hanze nkubwire. Iyo minota 5 narayibaze ishize, ndasohoka ndavuga ntiwasanga ari Imana imuntumyeho. Ndasohoka musanga hanze nyine, arambwira tumeze ute? Ndavuga ntimeze neza. Arambwira ati reka tujye mu cyumba, tujye muri biro yanjye ngusengere, ndumva Imana ibinsabye ngo tugende ngusengere kuko yumvishe gusaba kwawe n'ibyifuzo byawe. Noneho usotse nyine ku rusengero hari inzu iyindi iri hanze y'abapasiteri baraye mu masengesho, niyo bajyamo, cyangwa nko mu gitondo nyine bya byumba biba biri inyuma y'urusengero byihariye, babariramo amaturo, babikamo imyenda y'imibatizo, babikamo nyine, nawe urabyumva. Iyo umupasiteri yaje muri Nibature niho ajya, wenda nko kwiyakira, sinzi ukuntu nabivuga, nyine nka biro ziri hanze y'urusengero. Niwe mupasiteri wenyine wari uhari, gusa buri mupasiteri wese afite urufunguzo rw'iyo biro. Iyo biro irimo, buri biro y'umupasiteri irimo na matera nyine, kuko hari igihe baharara nka gutya tuba twaraye mu masengesho. Ntabwo umupasiteri cyangwa umuyobozi w'itorero yaza kurara byigana n'umudiyakona, byigana n'umukristo, byigana hapi, bajya kurara bo kwabo muri za biro zabo ziri inyuma y'urusengero. Yarambwiye ati tugende muri biro yanjye. Turinjira, arafunga. Mu by'ukuri hanze hari hatarabona pe, hari hakijimye. Arafunga, turagenda twinjira muri biro ye, twicara
ku gatanda nyine kari karimo agatanda kariho na matera, ariko ni matera nyine izi ntoya nizo kwiyaranja. Turicara, arambwira ati Imana imbwiye yuko igiye kugukuriraho inzira zari zikuboshye, ati barakuroze kandi ntabyo waruzi. Akimbwira ngo barandoze ubwoba buranyica, ariko ubwo numva yuko ari byo, ikintu cyose nyine ambwiye cyangwa avuga numva yuko ari cyo. Arambwira ati barakuroze, niyo mpamvu Imana integetse nunango ngo ukuremo hariya uze ngo usengere, kandi umwaka ugiye kuza uzarangira ukoze mariage n'umugabo mwiza, umugabo ukize wo mu diaspora, ngo ufite amafaranga, ngo kandi ngo bizarangira ngo nanjye ngiye kuba mu mahanga. Mana we, natangiye kurira kubera amarira y'ibyishimo, numva koko Imana yumvishe gusaba kwanjye. Uwo mwanya yarambwiye ati ndagira ngo uce bugufi ngo usengere. Nahagurutse kuri ka gatanda nari nicayeho, ndapfukama, pasiteri atangira gusenga. Nyine ubundi muri make ntabwo ari pasiteri pe, ni umuhanuzi gutya, umuntu ari nk'umwarimu mu rusengero nawe afite murore, ariko ntabwo aza kenshi cyane, ariko nyine yahanuye pe, ibi nanuye inshuro nyinshi aba ari byo. Umugabo yaratangiye aransengera, mfukamye we, kandi ubwo niko nari ntangiye kunezerwa, numva mfite ibyishimo, mvuga nti finally Imana iranyumvisha. Umugabo yatangiye kunsengera, amfata no mu gatuza, arasenga arambwira ati bagutezeho amarozi yuko nta mugabo ugomba kugukunda, bagusize icyangiro ko nta mugabo ugomba kukwishimira. Uti ntago ari ibyo gusa, hari n'ibintu bashyize mu ikariso yawe, ko nuramuka unihebye ubona yuko ubuze umugabo burundu, ngo uzagenda ugashaka umusore ukurongora kugira ngo utere inda, basi utazasaza nta n'umwana, utari ko baguteza ibintu mu ikariso yawe yuko utazigera unabyara. Uti ibyo ntiwari ubizi, ariko baragusiritse, yego no kugusirika nyine ngo uko ntazigera mbyara, ngo kandi koko nari ntangiye kubitekereza, ndavuga nti ngiye kugira imyaka 40, nimara kugira imyaka 40 nta muhungu urandambagiza, ariko kugira nzagumirwe nta mwana, nzemera nsambane nubwo ari icyaha, ariko basi nshaka umuhungu untera inda. Arambwira ati ambwiye ibyo bintu, numva koko ibintu ari kumbwira nibyo, numva narabitekereje, kuvuga ngo nzasambana nimbura umwana burundu aho kugira ngo nzasaze ntibyari. Pasiteri yatangiye kunkanda amabere rero, Diakona nyete kunda kumwita pasita, yatangiye kunkanda amabere, wa muntu we arambwira ati aya mabere meza gutya agihagaze gutya azonsa umwana, kandi azonsa umwana uzabyarana n'uwo mugabo. Ati amarozi bagusiritse nyagukuyeho. Umugabo yatangiye kunkanda amabere, arayakanda pe, arayakanda, arambwira ati dore izi moko izi ngizi ndimo ndakoraho. Yazivuga nyine nawe urabyumva agahita azifata. Uti zino moko noneho ngengera defo buriya, sinzi niba n'abandi ariko bameze, ngewe umuntu yankoze ku moko, yewe niyo yaba ari umukobwa, ubundi ngewe nzira umuntu unkora ku mabere pe. Uretse umuntu wenda nawe mvuga ntitugiye kuryamana, ariko ubundi nzira umuntu unkora ku mabere, sinzi n'uburyo ahubwo nzabasha no konsa. Noneho pasiteri kuko njye mpita nshyukwa nyine. Ubwo rero Diakoni we yatangiye kunkanda imoko z'amabere, mu by'ukuri atazi uko nteye. Uko yazikandaga ntabwo nari nkiri kumva ibyo arimo aravuga. Umubiri wanjye watangiye guhinduka, umubiri noneho kuko ngira ubwoya, iyo umuntu ankoze ku moko ubwoya burahagarara. Nyine ntangira kumva umubiri wanjye birimo birambangamira kuba ari kunkora ku mabere pe. Igihe cyarageze arayarekura, arakomeza aransengera. Ubwo mu mutima wanjye niko mfite ibitwenge, niko mfite akanyamuneza, ndanezerewe mvuga nti finally nanjye ndarongowe kandi ndabyaye. Diakoni yaransengeye kuko arambwira ngo papa arategetse ngo ukuramo iyo myenda ngo usengere neza. Wakuyemo iyo myenda twari turi twenyine.
mu gihe nkiri kubyibazaho urumva wenyine ari mu mwuka, ndi kubona ko ari mu mwuka, yahise afata akagapira ahita atakuramo, ahita nkuramo ibintu byose nari nambaye, nsigara nambaye agasutiye gatonya nari nambaye n'agakariso. Arambwira ngo Imana yavuze ngo kuramo iyo myenda yose mbanze ngukozeho ibiganza nkureho izo nzaratsi. Ntabwo ari inzaratsi, hari irindi jambo yavugaga ntazi, ariko ni amarozi muri make. Akivuga uti niko bigiye kugenda kugira nkure hari marozi, nakuyemo ikariso nkuramo isutiye nsigara nambaye uko navutse. Arabwira ati haguruka wicare hano ku gitanda. Yatutubikanye yazanye icyokere, ndavuga nti sha ahantu hari Imana. Kama mbabwire habaho abantu b'abatekamitwe, kandi umugabo washyukwe ushaka kukurongora yakoresha imitwe yose ishoboka akakurongora. Yarambwiye ngo icara hano ku gitanda, uti fungura amaguru, Imana igiye gukuramo ibyo birozi. Naryamye ku gitanda ndagarama, ubwo diyakoni araza afata kano kaguru agatereka aha, afata kano agatereka hano, arambwira ati ndagira ngo ubumbure neza. Atangira kujya atunga nyine intoki uti fire umva ndavuga nti karabaye. Ati dore nuko nguko uzaba umeze ugiye kubyara abana 2 b'impanga, buriya mugabo mugiye kubana Imana iguhaye w'umudiyasipora. Ati dore nuko uzaba umeze, ahangaha hagomba kuvamo umwana. Uti fire yavuga fire no nanjye nti katika jina, umva nanjye ubwo ewana ndumva nageze mu mwuka. Umva Imana iduhumura amaso, iduhe amaso y'umwuka tubashe kumenya abo twegera n'abo twumva, tubashe kumenya abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma, kuko bitari ibyo dukomeje kwizera bano bahanuzi. Mwabagore mwe, mwabakobwa mwe, yego baba wazisanga nta mudiyakoni cyangwa umuhanuzi cyangwa umupasiteri utakuzi, noneho bakunda igitsina kubi. Uguze umupasiteri ukuntu yandongoye, umugabo yarancumise, ndebye uburyo arimo arancumita, ndavuga nti nyamara ibi bintu nangiye kubikemanga, kambakomereza inkuru. Ubwo faya ziba faya. Hashize umwanya umugabo yarambwiye ati reka nkurambikeho ibiganza. Kwari ukubirambika hehe? Nyine nawe urabyumva, ku gitsina. Arambwira ati aha hantu nkuyemo amarozi. Atangira kunkora ku bintu. Amahirwe nari nagiye nabanje gukora dushe, ngaye baziyenza kugenda ntakoze dushe we, nkamunukira. Atangira kunkora ku bintu, ariko mbona uburyo ari kunkoraho ntibisanzwe, ariko ndavuga ntazi byari muto. Umugabo yankoze ku bintu ewana, atangira gushyiramo intoki ze, atangira kunyinjizamo intoki. Nimubwira ngo umugabo yaragiye arancyukwisha mbere yuko anansaba ko turyamana, arancyukwisha hari kugira ngo nanabinsaba simbonaho mera mbihakana. Yaragiye ankora mu bintu, akajya ashyiramo intoki gutya ebyiri, akavuga uti hano nkuyemo amarozi, akaba azikarazemo. Ati nyakuyemo, akaba azikuyemo. Ati faya, akaba azisubijemo. Umugabo yandongoje intoki, noneho hari uburyo yashyizemo izi ntoki, mbona ashyizemo 3, ubundi yatangiye ashyiramo 2. Sinzi ukuntu yashyizemo 3, azikuyemo gutya mba ndinyariye. Ndavuga nti karabaye, ibi ni ibiki noneho umugabo katangiye kunyaza, ariko ubwo ndwana no kwifata. Hashize umwanya aragiye mbona aratitiye, koko ndi nyine abantu bari mu mwuka ngira ngo urabibona. Aratitira, mbona umugabo atangiye gukubita inki gutya ku gikuta. Aravuga uti, akavuga ngo papa nguri kumbwira ibintu bikomeye, ngo papa nguri kunsaba ibintu bikomeye, ngibyo bintu birakomeye mwami wanjye, ibintu urimo uransaba biragoye. Umutima ndavuga se kino no Imana irimo iramusaba, utari ko kuko uri Imana ntago nagusuzugura. Yaraje aranyegera mu ijwi rituje, arambwira ati, amuhamagara mu izina, arambwira ati gara, Imana iranegetse ngo ngomba kuryamana nawe kugira ngo nkuremo iriya mivumo, kuko ngo babiguteze
mu buryo bukomeye cyane, uti kuko niyo Imana yaguha umugabo amahirwe yo kubyara aracyagoranye. Ndavuga nti hoya ahubwo nzapfa ntabyaye. Hoya nta nubwo natekereje kabiri pe, simbabeshye. Niyo mpamvu mbabwiye nti Imana tujye tuyisaba iduhe imbaraga z'umwuka, natwe ize yivuganiye natwe, ubundi itarinze no kudutuma abahanuzi. Ubundi kuki nta muntu wihanurira? Ntarabyumva. Ubwo byarangiye pasiteri akuyemo ipantaro, ariko mu gukuramo ipantaro mbona umugabo yabishatse ahubwo kuva kare. Urabizi abagabo nyine iyo yabishatse uramureba ugahita ubimenya. Ibintu bye dore byari bihagaze gutya, byajeho imitsi pe. Umugabo yakuyemo imyenda ariko ntiyayikuramo yose, nyine hari uburyo bamanura amapantaro bakayageza hano mu mavi. Arangije arankurura atangira kundongora, ariko we ahagaze njyewe ndyamye. Umugabo yarandongoye arandongora, noneho njyewe nari natangiye nirumva nari nabyishimiye. Ibintu byo numvaga bimeze neza kuko nari nabishatse nanjye kuva kare. Ubwo yankoraga hehe? Ku mabere. Umugabo nimba yararongoye akabona araryohewe, imyenda irimo iramujena, ahita akuramo imyenda yose. Noneho yurira kuri ako gatanda, yagize gutya amaguru, arandongora. Umugabo arandongora atangira kunyita sheri. Mbonye atangiye kunyita sheri, numva nyamara ngize ikibazo. Ngo sheri ngo biraryoshye. Umva arandongora pe, yarandongoye iwana. Gusa turi ya mbere ntabwo yatinze, yamaze n'iminota nka 20, ahubwo iya kabiri yaragiye ati nyirumva twarangije ya mbere. Arambaza uti warangije? Ndavuga nti hoya nari ntararangiza, gusa nari ndi hafi, ariko byereka tubireke. Arambwira ati hoya ugomba kurangiza, ati ibi bintu turi gukora ntubikinishe ntubikerense, ugomba kurangiza, ugomba kunesha. Yarambwira ati subira mu masengesho mu minota nka 20 ugaruke. Narasohotse nsubira muri nibature, unyumvire njya mu masengesho. Ntawamenye iyo mvuye, nta ninjiye bari no gusenga ntibamenye n'igihe ninjiriye. Turakomezanya iminota 20 ishize, ubwo saa 12 zari zigezemo nagarutsemo kuri pasiteri. Umugabo ndongoye ituru ya kabiri. Rero ituru ya kabiri yo yari umuriro, kuko yarandongoye kugeza ubwo naninyariye. Abizi kubi pe, abizi kubi, ariko numva muri njye nyamara singyizeye. Ariko ndavuga nti kubera icyo nkeneye, aba bakozi b'Imana afite ukuntu abakuzi neza, cyangwa ubu yaranaguperejeho amakuru akakunesheje icyazi neza ko ukeneye, kuko abazi imbaraga nke zawe. Yarandongoye pe, ndarangiza rwose. Maze kurangiza nasohotse amateraniro ya nibature arangiye, ndebye ku isambona barimo barasenga ngo basoze, nahise niruka ngo hatagira numbona. Ngeze mu rugo ibyo byararangiye, ariko ewana numva umubiri umeze neza. Nawe urabyumva nk'umuntu warongoye, ibyo birarangira. Sinzi ukuntu ku cyumweru cyakurikiyeho nagize isoni. Ndavuga nti ubu ndajya gusengera hariya, kuko ndajya ndebana na pasiteri, numva nyine isoni ziraza kunyica. Ndavuga nti reka njye gusengera ahandi. Ku cyumweru nagiye mu rindi torero. Iryo torero riri kure pe uva mu rugo, ariko hari inshuti yanjye ihasengera, niyo twajyanye tujyayo. Ubwo basengaga hari umudamu wari uteze agatambaro wasohotse, arambwira ngo nsohoka, aranshaka. Arambwira ati ca bugufi wature kubw'icyaha cy'ubusambanyi uherutse gukora. Birancanga. Ntabwo ntese ngikunze ko nta cyaha cy'ubusambanyi nakoze, kuko ku rundi ruhande ari ukuntu abitekerezaga nkavuga nti ariko se Karimana yari yabwiye pasiteri ngo tubikore, umugani hari icyaha nakoze? Arambwira ngo Imana yanyeretse urimo urasambana n'umushumba wawe ukuyoboye mu by'umwuka, musambanira mu nzu y'Imana mu rusengero, uti wagiye muri arandondora byose. Arambwira ati ntago Imana ari kunguka ikora, umugisha wawe n'ubundi ntaho ujya, wowe
atura ubundi wiherere n'Imana yawe, uhigire Imana yawe, uyibwire ibyifuzo byawe n'ibibazo byawe, bitihise wanarimbuka kuko wakoze icyaha gikomeye. Gusambana n'umugabo ufite umugore, mwitwa ngo murimo murasenga Imana mukinisha Imana. Narumiwe. Umugore arandondora aranarira, arambwira atatura wihane ubundi wegera Imana, irakuzi, yakurebye ikuzi kandi ibyawe ntaho bizajya. Narumiwe arambwira ati ntago Imana ikora gutya, reka ntago Imana yategeka umuntu ngo muryamane ngo nibwo urabona umwana kandi muri gusambana. Narihannye, arambwira turababariwe, uriya mushumba ntazongere kugushuka n'undi munsi, wowe egera Imana yawe gusa, n'ibinaba byiza nako n'ibinaba ngombwa ko wegera abo bashumba, ntihazagire ugera kugushuka ngo bigere kuri uru rwego. Ati kuko muri iyi minsi huzuye abahanuzi b'ibinyoma, abiyitirira Imana bayibeshyera itanabatumye. Narasenze birarangira, ariko ikintu cyantunguye, nagiye kumva numva ejo bundi hari n'undi mugore wo mu rusengero, wa mupasiteri wampanuriye ngo yateye inda. N'ubu byabaye induru, wa mupasiteri bamuhagaritse. Nahise mvuga nti koko uyu mupasiteri yarantuburiye. Mwa bagore mwe, mwa bakobwa mwe mufite ibyifuzo bibarembeje, mube maso. Aba bahanuzi b'ibinyoma ni abantu nkatwe, niba bataraba ibinyoma ni abantu nkatwe. Ntibakadushuke rero ngo tubatinye, tugire ngo ni Imana kandi ari Imana wenda rimwe ibavugiramo. Uko Imana yamuvugiramo niko nawe yakuvugiramo. Mureke dusenge Imana iduhumura amaso, ntitukongere kugwa mu bishuko nk'ibi ngibi, cyane cyane abagore babuze urubyaro, abagore babuze abana, abagore ngo zananiye. Ntitukemere gushukwa. Niba hari n'undi uri muri situasiyo nk'iyi yanjye, wowe senga, wumve ibyo abahanuzi bakubwira, ubitege amatwi ukuremo ibyawe, ntihazagire umuntu ugushuka. Ubu njye nta muntu wakongera kunshuka, niyo yaza ahari yambaye umwenda wa Bibiliya yansengera, ariko nabona atangiye kurengera byonyine no kunkoraho mu buryo mbona budasobanutse, nzajya mpita ndangizanya nawe.